Ese koko Umwami Musinga yakuwe ku ngoma azira kwanga kubatizwa? Ukuri kw'amateka. Murakaza neza ku cyumba cy'ibitekerezo TV. Hari inkuru imaze imyaka myinshi ivugwa mu Rwanda igira iti Umwami Musinga yakuwe ku ngoma kubera ko yanze kubatizwa no kwakira ubukristo. Ariko se iyo nkuru ihuye ite n'ibyanditswe n'abashakashatsi b'amateka? Ese niyo mpamvu yonyine yatumye avanwa ku butegetsi, cyangwa hari izindi mpamvu zatumye hafatwa iki cyemezo? Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV. Ese koko Umwami Musinga yakuwe ku ngoma azira kwanga kubatizwa? Ukuri kw'amateka. Murakaza neza ku cyumba cy'ibitekerezo TV. Hari inkuru imaze imyaka myinshi ivugwa mu Rwanda igira iti Umwami Musinga yakuwe ku ngoma kubera ko yanze kubatizwa no kwakira ubukristo. Ariko se iyo nkuru ihuye ite n'ibyanditswe n'abashakashatsi b'amateka? Ese niyo mpamvu yonyine yatumye avanwa ku butegetsi, cyangwa hari izindi mpamvu zatumye hafatwa iki cyemezo? Uyu munsi turasesengura amateka twitonze, tugerageza gutandukanya ibivugwa n'ibishingiye ku nyandiko z'amateka. Reka dukomereza ahangaha u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, u Rwanda rwahuye n'abanyaburayi binyuze mu bukoloni. Mbere rwategetswe n'Abadage, nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose ubuyobozi bujya mu maboko y'Ababiligi. Ababiligi ntibazanye ubutegetsi gusa, bakoranaga cyane n'abamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika. Ubwo bubaka amashuri, amavuriro n'insengero, kandi bagashaka ko ubuyobozi bw'igihugu n'iyobokamana bikorana bya hafi. Aha wahita wibaza uti ese Umwami Musinga yari muntu ki? Umwami Yuhi wa gatanu Musinga yabaye umwami w'u Rwanda kuva mu 1896 kugeza mu 1931. Yabaye umwami mu gihe cy'impinduka zikomeye, aho igihugu cyari gihanganye n'ingaruka z'ubukoloni ndetse n'impinduka mu miyoborere. Yari afite inshingano zo kurindwa ubwami n'imigenzo yabwo, kandi yakomeje kwizirika ku muco n'imyemerere byari bisanzwe mu Rwanda rwo muri icyo gihe. Reka dukomeze turebera hamwe ikibazo cyo kubatizwa. Abamisiyoneri benshi bifuzaga ko umwami yakira ubukristo. Babonaga ko iyo umwami yemeye kubatizwa bishoboka ko abaturage benshi nabo bakurikira uwo murongo. Ariko Musinga niyemeye kubatizwa yakomeje imyemerere n'imigenzo gakondo y'ibwami. Ibi byatumye habaho kutumvikana hagati ye n'abamisiyoneri bamwe na bamwe ndetse n'ubutegetsi bw'Ababiligi bwabashyigikiraga. Ese kwanga kubatizwa nibyo byonyine byatumye akurwa ku ngoma? Iyo dusomye amateka atandukanye dusanga igisubizo atari yego cyangwa oya gusa. Hari ibimenyetso byerekana ko kuba atarigeze yemera ubukristo, ibi ngibi byagize uruhare mu mubano utari mwiza hagati ye ndetse n'ubutegetsi bwa gikoloni. Ariko kandi amateka agaragaza ko hari n'izindi mpamvu zikomeye zari zirimo. Iya mbere ni ukutumvikana ku miyoborere y'igihugu. Kabiri, kutemeranya n'uburyo Ababiligi bashakaga kugenzura ubutegetsi bw'u Rwanda. Gatatu, inyungu za politike n'ubuyobozi bwa gikoloni. Ikibazo cya nyuma rero cyari gihari ni uko icyifuzo cy'Ababiligi cyo gukorana n'umuyobozi babonaga ko yafasha gushyira mu bikorwa imigambi yabo. Ibi byose rero byafatanyije kugira uruhare mu cyemezo cyo kumuvana ku butegetsi. Gukurwaho ku butegetsi, ibi ngibi bikaba byarabaye mu 1931. Ubutegetsi bw'Ababiligi bwafashe icyemezo cyo gukura Musinga ku ngoma. Nyuma yaho
yoherejwe mu buhungiro aho yamaze imyaka ashyirwa kure y'u Rwanda kugeza igihe yitabiye Imana mu 1944. Amateka akagaragaza ko yaba yaraguye ahitwa Imoba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1944. Iki cyemezo cyahinduye amateka y'igihugu kuko cyafashwe n'ubutegetsi bwa gikoloni kitanyuze mu buryo bwa gakondo bwari busanzwe bukoreshwa mu bwami bw'u Rwanda. Reka dukomeze turebera hamwe kwimikwa kwa Rudahigwa. Nyuma yo gukuraho Musinga, umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa niwe wimitswe aba umwami. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe yemeye kubatizwa muri Kiliziya Gatolika, ibintu byashimishije cyane abamisiyoneri ndetse n'ababirigi. Ibi rero byatumye hari abantu benshi bemeza ko ubutegetsi bwa gikoloni bwabonaga Rudahigwa nk'umuntu bari gukorana nawe mu buryo bworoshye kurusha se wamubyaye. Ariko se ni irihe somo aya mateka adusigira? Amateka twigisha ko impinduka mu buyobozi akenshi ziterwa n'uruhurirane rw'impamvu nyinshi. Aha rero mu kibazo cya Musinga, kwanga kubatizwa ni kimwe mu bintu byavuzwe, ariko si ibyo byonyine byasobanuye gukurwa ku ngoma. Abashakashatsi benshi bagaragaza ko politike, ubukoloni, inyungu z'ubutegetsi n'umubano we n'ababirigi byose byagize uruhare rukomeye. Niyo mpamvu igihe dusoma amateka cyangwa se tuyavugaho ari ngombwa kwirinda kuyagabanya ku mpamvu imwe gusa, ahubwo tukareba ishusho yose uko yari imeze icyo gihe. Tugana ku musozo, twakwibaza iki kibazo: ese wowe ubibona ute? Ese utekereza ko umwami Musinga yakuwe ku ngoma ahanini azira kwanga kubatizwa, cyangwa se ubona impamvu za politike n'ubukoloni arizo zari zifite uburemere kurushaho? Andika igitekerezo cyawe ahagenewe gushyirwa ibitekerezo, kandi niba ukunda ibiganiro bisesengura amateka n'ibibazo bikomeye mu buryo bwubakiye ku bimenyetso, ntuzibagirwe gukurikira Icyumba cy'Ibitekerezo TV no gusangiza abandi iyi nkuru. Murakoze kubana natwe. Nge ndi umugaragu w'Imana n'abantu, Emmanuel Nshimiyimana.